ambere umugisha Apostle Paul ababwira. Apostle has been a blessing to me. Mukundira ibintu byinshi ariko ikintu gikomeye cyane njya mukundira nuko nahoze ntekereza ngo yaba nzashakira indi zina yitwe Paulo yitwe na bari nabo yomba bari uyagumana. I love him for so many things. Ntimugire ikibazo uwo mwana ibyo avuga rimwe ibyo mvuga si byo avuga ndamwumva ariko nta nicyo bitwaye. Turi mu Rwanda. Numugabo usubizamo imbaraga ikintu niyo cyaguciye intege wumva wapfuye washize. Even when you feel that you have lost hope, he's a man who gives strength. Urakimubwira akagica amazi. You speak to him and he puts it down. Akakubwira igituma giciye amazi. And he tells you the reason why that thing is small. Warangiza ukiga ukavuga ngo ubundi iki kintu nagitinyiraga iki. And then you ask yourself, why did I fear this thing? Numugabo rero usubizamo imbaraga. He's a man who encourages people. Mugabo w'urukundo. Man of love. Kanongere mvuge ngo ni imfura. Let me tell you, he's a good man. Murahirwa kuba mushumbwa nawe. You are blessed to be pastored by him. Nabandi bashumba bakorana nawe. And other pastors, they work together. No mubyeyi. He's a parent. No mubyeyi. He is a parent. Apostle Imana igumugisha. Apostle, God bless you. Umunyeshuri twigana mu ishuri rya Bibiliya yantwaye iwabo kujya kubwirizayo ngezeyo. One of the students we studied together took me in the school where we studied to teach there. Ndicara bampa intebe nziza ndicara. I sat, they gave me a good chair and I sat. Ndasenga ndarangiza. I prayed and afterwards. Hanyuma ngiye kubona mbona haje umuntu aransuhuza. After someone came and greeted me. Arambwira ati mpa butumwa uri bubwiriza uyu munsi. He told me, give me the message you preach today. Nyingura iPad yanjye. I opened my iPad. Ndabumuharayijyana. I gave the message to him and he took it. Minota 15 aragaruka arongera arayinsubiza. After 15 minutes, he brought the iPad back to me. Hanyuma sinamenye impamvu je sinamenye cyatumye ariko nanatinzemo ngira nti none se naba nayihaye umuteka mutwe. I didn't know the reason. At a certain point I thought I'd given it to a fraud. Baranyakira ndabwiriza ndataha. They received me, I preached, and afterwards I went home. Nsubira ku kigo. I went back to the school. Ari mu munyeshuri wanyakira arambwira ngo pastor. One of the students received me and said, Pastor, abantu biwacu bashimye uburyo wigishije. That our people were happy about your teaching. Ngo iyitwa pulpit committee yaje gutwara ubutumwa irabusuzuma. That the pulpit committee examined your message. Isanga bwujuje ubuziranenge. And found that was compliant to the guidelines. Utuntu nka tubiri twaburagamo mu buryo wateguye ubutumwa. About two things that were missing in the message. Arambwira ati natwo urimwo utanga ubutumwa waradutanze n'ututari watanze natwara tuvuze. That when you are preaching you also touch the two missing points that you are not prepared. Batangaye rero uburyo nabaye inshuti y'umuntu w'umuhanga nkawe. So I was amazed the way I became a friend. Wari umushyitsi bajyaga kwakira undi mu bishop ngero bakavuga yuko yabatunguye wowe bazagutegurira ikindi gihe. They told me that because you are a visitor they would have given the pulpit to another blessing, another bishop, and they received another day. Ati hanyuma ukakipfupfunyura ugataha. And then you go back. Ndashimira Imana ko mutigeze musuzuma ubutumwa kubera ubushuti fitanye na Apostle Paul. I thank God that you did not examine my message because of the friendship I have with Apostle. Ndangije magambo make ndagira ngo dusubire ku ngingo ku ntego nyamukuru y'uyu munsi. I want us to go back to the core of today. Reka mbasuhuze ngo yazutse. Let me greet you that he is risen. Ariko mwebwe mukomye mu mashyi ntabwo mushuhuje. You just clapped your hands and did not respond. Ni musubiramo ibyo mvuze. Repeat. Twebwe turavuga ngo yazutse abandi bagasubiramo ngo nkuko yabivuze. For us we said that is risen and you reply. Iyo niyo ndamukanyo ya Pasika mu gihugu cya Uganda. That is how in Uganda they greet. They say he is risen the way he spoke. Ntabwo baramukanya Yesu akuzwe. They don't say Jesus be praised. Ntabwo baramukanya Yesu ashimwe.
Jesus be thanked. ntabwo baramukanya amashyo, They don't greet our normal greetings. iyo uhuye n'umuntu uravuga ngo yazutse, akagusubiza ngo nk'uko yabivuze. When you meet with someone, they say he's risen, and you reply the way he said it. Nongere mbasuhuze, yazutse. He is risen. Exactly, iyo niyo ndamukanyo yacu hari. That is a kind of greeting there. Ubundi ushobora gutekereza ngo abagabo ni ibigwari. You might think that men do not have wisdom. Ibigwari ni wisdom. Okay, nta kibazo byihore babyumva. Ushobora gutekereza ngo abagabo ni ibigwari. You might think that men don't have wisdom. Okay. Or are dull. Kubera yuko abadamu aribo babanje kumenya amakuru yo kuzuka ku mwami wacu. Because the women were the first to know the news of Jesus' resurrection. Ariko ukibaza ngo mbese abagore bo ntwari ki batwaye ibihumura neza. But you might ask yourself, the women who carried these perfumes, gatatu bakabitwarira intumbi, yari yarababwiye ko azazuka ku munsi wa gatatu. they knew that he had informed them that he would rise on the third day. Reka nongere subire muri statement. Let me repeat the statement. Dushobora kugaya abagabo yuko babaye ibigwari, abagore kubatanga inkuru yo kuzuka. We might say that the men were not wise because the women understood the message first. Ariko no ku bagore ntibyari bikenewe kugira ngo batware ibihumura neza ku ntumbi y'umunsi Yesu yavuze yuko azaba yagize gute yazutse. But it wasn't also wise for the women to carry perfume on a dead person. Bose rero tubabonamo intege nkeya, ntawemeraga yuko kuzuka gushobora kubaho, ari abagore ari abagabo, kuko iyo abagore babyemera ntabwo baba baratwaye ibihumura neza. So we find weakness in both men and women because the women wouldn't have taken the perfumes to the dead N'abagabo body. iyo bemera ibyo Yesu yababwiye nabo baba baragiye koko kureba yuko imviri mu busa. If the men had believed what Jesus said, they would have gone to see that the tomb is empty. Ariko ururimi rwo kuzuka nta muntu warwemeraga, nta byari bitarabaho. No one believed the language of resurrection. Kuva kuri Adamu kugeza Yesu ababwira ko azazuka, ibituro byose byari birimo abantu amagufwa imibiri yabo. From Adam until the day of Jesus, the tombs were still filled with dead men. No, ibyo babivugaga batumva, ntabwo babyumvaga. So this language was not normal to these people. They never understood it. Ntabwo bumvaga ukuntu umuntu ashobora kuzuka. They could not understand the way a person rises from the dead. Ntabwo bumvaga ukuntu umuntu ashobora kuva mu gituro, ntabwo Lazaro Yesu yari yaramuvanyemo. They couldn't understand how someone rises from the dead, though Lazarus was raised. Nicyo cyatumye abagabo badakenera ayo makuru kujya kuyareba. That's why the men never needed this information. N'abagore bakatwara ibihumura neza ngo atanuka. But the women took perfumes that the dead body could not smell Kubishyira ku gituro. to put on the tomb. Cyane nkuko ubona tugira dutya tugatwara indabyo rusorora bacu barapfuye imyaka 2 uzi ko ariyo nyine indabyo ukazitwara. Aba nabo bari bazizaniye intumbi, aguma aho ngaho aho hantu hagume hahumure, ntabwo amakuru yuko ku munsi wa gatatu ari buzuke ntawayemeraga. They never believed the news that would raise on the third day, so they carried perfumes to perfume the tomb. Nabwiye iteraniro rya mbere ngo kugira ngo dusobanure neza igisobanuro cy'uyu munsi. I told the morning service that for us to explain well the meaning of today, twagatangiriye uburyo Imana yaremye umuntu. we should have started from the creation of man. Ubundi umuntu yaremwe bitandukanye n'ibindi biremwa byose uko byaremwe. Man was created in a special way, different from other creatures. Ibintu byose Imana yaravugaga ngo iki ni kibeho kikabaho, nta kindi kintu gikoretse. To everything God said, let it be, and it existed without any other thing. Bigeze ku muntu, When it came to man, ntibyakorwa no kuvuga, bikorwa n'amaboko ashyiramo ibikorwa. it wasn't only speaking, but he used his hands also. Afata umukungugu, He took the dust. nkuko ubona abakora rukarakara arakata, The way you see people making bricks, azana akakantu gapima arapima, harya niko bitangwa iki forome, azana iforome arapima. he brought the forms and he began to measure.
arangije igipimo yashakaga cy'umuntu yashakaga amaze kukibona mu ibumba rya kaswe rikaremwa rikarangira arangije hari ikindi gice cya kabiri cyavuye mu ijuru kuza kujya ku gice cyavuye mu isi. After finding the right measurement in the dust, and then there's another portion which came from heaven to meet the dust. Cya kibumbano ngo agihuhiramo umwuka w'ubugingo buzima. And the body that he had created, he breathed a breath of life. Nukuvuga ngo umuntu agizwe aremetse mu buryo bubiri, mu buryo bw'ijuru n'isi. That means man is created in two folds, in the way of the earth and the way of the heaven. Nuko niko turemetse. That's how we are created. Imana rero ifata wa muntu imujyana mu ngobyi ya Edeni. God takes this man and puts him in Eden. Irangije imwereka ibyo azarya n'ibyo atazarya. After he showed man what to eat and what not to eat. Nkuko uyu munsi bihari muri iyi si yacu, muri iki gihugu cy'u Rwanda, mu cy'Amerika, hari ibyo twemerewe gukora n'ibyo tutemerewe gukora. The way even today we have things that we are supposed to do and things we are not supposed to do. Hanyuma arababwira ati umva nziko mushira ubwoba. He said that I know you don't have fear. Nziko mwumva nabi. You are disobedient. Umunsi mwariye kuri iki giti cy'ubugingo, the day you eat of the tree of life, no gupfa muzapfa. You will also die. Umwanzi rero w'Imana yarabyumvaga. The enemy to God was listening. Ahoze mbwira abantu ba mu gitondo twebwe igihe twavukiraga. I told people in the morning that during our days when one was born, iyo umuryango wabyaraga umwana w'umuhungu, when a family gave birth to a male child, byari umuco nyarwanda guha abantu bose umwana bakamukikira. It was a Rwandan tradition to give the baby to everyone, the visitors, to take care of them. Ukwanga no gukunda, whether it's your enemy or a friend, ubufiteho urwikekwa n'ubutarufiteho, those you suspect and those you don't suspect. Ariko icyo mama w'umwana yakoraga yagombaga kuba hafi n'umwana. The mother of the child had to be near the baby. Iyo yasigiraga umuntu umwana akagenda kandi uyu muntu ari umugizi wa nabi, when they would leave the baby to, let's say, an enemy, yakandaga imbuto z'umugabo zibyara akazituritsa. the enemy would press the seed of the male child and crush it. Aba bantu mwakuze mubona batabyara, all these people you saw who don't give birth to children, sorry, badashaka. Ubwo nari mvuze nabo umuntu ashobora kubyara ariko those who don't, iyo mbuto y'ubuzima batarayimenye, those who don't marry, abo bajyaga bavuga ngo intama zarabagonze, those they said that the sheep knocked them. babaga babeshyera intama n'abantu. It is actually the people who had done that kind of act. Nizo zabaga zarisha iyo mbuto. It's the people who had crushed the seed. Noneho dore umwanzi w'uyu muryango yamaraga kwica imbuto, iyi mbuto y'umwana ibyara, when the enemy had crushed the seed of this child, uwo muryango wenda ugira nk'ibihumbi 3. let's say the family has 3,000 cows. Uwo muryango wenda ugira amafaranga abaho n'atabaho. Whether the family has a lot of money, nta kintu umuryango washoboraga gukora kugira ngo wongere usubizemo uyu mwana iyi mbuto yamenetse. there's nothing the family could do to bring back the crushed seed. Yitwaga uwapfuye ahagaze. He would be called a living dead. Iki nicyo Satani yaje gukora umuturanyi we. This is what the devil came to do to the neighbor. Aza kwica imbuto y'ubugingo. He came to crush the seed of life Umuntu in man. Araza ashuka Adamu na Eva barya kuri ya mbuto yo uko nibayirya bagomba gupfa. Icyo nicyo Satani yashakaga. He came and lied to Adam and Eve to eat of that seed so that they die. Imana yashaka, icyo Satani yashakaga nicyo Imana itashakaga ko kiba. What the devil wanted to happen is God never wanted it to happen. Satani araza ashuka abantu barya iki giti. And the devil lied to these people and they ate of the fruit of the tree. Imana yavuze ko gigomba gusohora bagomba koko gupfa nibakirya byari bikwiriye yuko bapfa koko.
What God had said that if they eat they will die, it was mandatory for them to die. noneho rero ya mbuto ya yindi y'ubugingo ya yindi yavuye mu ijuru yarapfuye. That seed that came from heaven, it died. N'uyu mubiri nawe wagombaga gupfa ariko Imana irawusigasira. Even this body was supposed to die, but God maintained it, reserved it. Dore rero ikintu nkundira Imana. This is why I love God. Ihorana plan B. Usually has a plan B. Twebwe abantu na plan B tushobora kunanirwa kubona plan B. We as people, we might fail to find a second option. Umuntu ashobora kukwicira umwana muri ubwo buryo navugaga ntubone plan B. Someone can kill your child in that way and you don't have a second option. Ukaba ufite amafaranga ariko udafite plan ishobora gusubizaho iki ngiki umwanzi yishe. You have money but you can't replace what the enemy has crushed. Ariko Imana ntabwo igibura plan B. But God can never fail to have a second option. Satani yarangije gukora iki kintu aragenda akora pate. After the devil had done this, he made a party. Aravuga ati umugambi w'Imana ndawushenye ndawurangije. He rejoiced and said, I've destroyed the plan of God. Hanyuma ndebe ko yivuguruza ntasohoza icyo yavuze. Let me see if he will not do what he said. Iyi mbuto ndayishe. I've killed the seed. Ariko mu ijuru hari rizavu y'indi mbuto. But in heaven there was a reserve with another seed. Yes, ashimwe. Praise God. Yes, ashimwe. Praise Jesus. Satana ntabwo yamenye yuko mu ijuru hari yindi rizavu y'imbuto y'ubugingo. The devil never knew that there is a reserve in heaven with a seed of life. Pasika nk'uko Apostle Paul yababwiraga bivuze kunyuraho. Passover, as Apostle said, it means something to pass over. Ubundi Pasika zimaze kuba eshatu ku isi. Kuva isi ibereyeho umuntu abayeho kugeza uyu munsi Pasika tumaze kugira eshatu. There have only been 3 Passovers since the beginning of man until today. Pasika ya mbere yari y'umuryango. The first Passover was for the family. Ya Adamu na Eva ubwo bagombaga kuba bapfa ariko urupfu rukabacaho Imana ikarubanyuzaho ikagenda ikica itungo ritakoze icyaha ritariye ya mbuto. It was for the family of Adam when they were supposed to die, yet death passed over them and went to the animal. Kugira ngo isigasire uyu mubiri, so that it would preserve the body. Itazongera kubumba ikindi kibumbano ngo yongere ikata urwondo. Because it would not make mud again. Iki ngiki iragisigasira kugeza igihe izazanira ya mbuto yavuye mu ijuru gupfa igasubira mu muntu. He preserved the body until bring the seed from heaven to come into man. Uwo munsi Adamu na Eva Satani yari azi yuko bari bupfe, araza asanga hari ikindi kintu cyapfuye hariya. The devil thought that that same day would find Adam and Eve dead, yet he found an animal dead in their place. Ureda amaraso yamenetse. The blood had already been shed. Urede hari icyapfuye. Something had already died. Kandi kiri innocent. Which was innocent. Ariko Imana rimwe irasigasira uyu mubiri kugira ngo ubugingo buzongere buzaze busange umubiri. But the Lord is preserving this body so that life would come into the body again. Pasika ya kabiri, the second Passover, yari Pasika y'ishyanga, was a Passover for a nation, ya Isirayeli, the nation of Israel. Wibuke yuko Imana gusigasira uyu mubiri kuva kuri Adamu byaje nanone kuvamo wa muryango wa Isirayeli. Buri kimwe cyagendaga kibyara ikindi shaka. Remember that because of preserving this body from Adam, the nation of Israel was born. Imana ivana Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa. When God was taking the children of Israel from Egypt, kubera yuko bitari byoroheye urupfu ruri bwica imfura kumenya ngo uyu ni Umwisirayeli uyu ni Umunyegiputa, bari bamaranye imyaka 430 babana. Because it wasn't easy for death to identify the first child of the Israel and those of the Egyptians. For the time they had been together, they were similar. They looked alike. Namaze imyaka 35 Uganda, ariko iyo ngezeyo ntabwo ushobora kumenya ngo ni Umunyarwanda. I spent 35 years in Uganda. When I'm there, you can't know I'm a Rwandese. Vuga indimi nyinshi. I speak many languages. Shobora kuba kimwe mu byo nshaka bitewe n'icyo nshaka kugeraho. I can be one of the things because of what I want to be. Tekereza abantu bari bamaze y'imyaka 400. Think about the people who spent 400
bose basenga ibigirwamana bya Egiputa, praying to idols of Egypt, bose barya ibyo kurya biva mu butaka bwa Egiputa, eating of the food of the soil of Egypt, bavuga ururimi rw'Ikinyegiputa, speaking the language of Egypt. Imana ikenera yuko ica ku bantu bamwe hagapfa abandi. And the Lord wanted to pass over some people and others die. Nanone hapfa itungo ryari innocent. Again another innocent animal died. Imana ibwira Abisirayeli avuga ngo muzatungura umwana w'intama, muzamwice mumutunguye. And the Lord told the children of Israel to kill a lamb. Muzawutoranye muyivane mu ntama zindi, nimumara kuwutoranya muzawutungure ntibizamenyekane. You select the sheep from many sheep and kill it. Ndashaka kugira icyo nica nkagira icyo siga. I want to kill something so that I spare another thing. Ndaza gusubira ku mirongo twasomi. I'll repeat the scriptures we read before. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Avuga ngo musijya amaraso y'umwana w'intama ku bikomanyizo by'imiryango yanyu. He told them to put the blood on the doorposts. Umuryango utazasiga ayo maraso, and the family that will not put the blood on the doorposts. Y'umwana w'intama ku muryango ndamukarabye. The blood of the lamb, I have washed my hands. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Nuko niko byagenze. Umwicanyi yarazaga habonye amaraso akahaca. Nicyo Pasika nuguca, nukunyuraho akanyuraho akagendaga agakindura abantu hariya hanasize abandi bantu. The devil came and found blood on the doorpost and spared the families and killed those which never had the blood. Hari ikimenyetso cyatandukanije aba bantu bombi. But there is a symbol that separated these people. Umwicanyi hari icyo yabonye aravuga ngo aba bantu bafite itandukaniro kuko hari ikimenyetso kibatandukanya. There's something the enemy saw and said these people are different because there's a symbol, a sign. Ubwo mu gicuku abanyegiputa bariraga, during the night when the Egyptians were crying, Bibiliya iravuga ngo kuva kuworoheje ukagera kuwukomeye buri muntu wese apfusha imfura n'amatungo yabo n'inkoko zabo n'imbata zabo n'intama zabo, buri kintu cyose gipfusha imfura. The Bible said that from the weak to the great, every firstborn died. Ariko ngo Abisirayeli hari habonetse Pasika, hari habonetse impamvu Imana ibacaho. Yet to the children of Israel there was a Passover, there was a reason for a Passover. Cyo gituma byari umuhango ukomeye mu Isirayeli guhora bazihiza Pasika uko byameraga byose bagombaga kwizihiza Pasika. That's why in Israel it was always a great event to celebrate Easter. Kugwa kwabo kwari ukutayizihiza, kubyuka kwabo kwari ukugarura Pasika bakongera bakayizihiza. Their fall would be not celebrating the Passover and their greatness would be celebrating Easter. Imana ibwira Mose na Aroni ngo ku kwezi kubabera imfura mu yandi mezi yose. And the Lord told Moses, mujye mu kwizihiza, always remember, habonetse igitandukanye, because there's something that differentiated you. Pasika ya gatatu, the third Passover. Pasika ya gatatu ni yitorero. The third Passover is for the church. Ongera utugarure ya mirongo cyamenyekanishije Yesu yuko ari umwana w'Imana. But this is the thing that confirmed that Jesus is the Son of God. Bibiliya yatubwiye ngo yerekanywe, yamenyekanishijwe n'ibimenyetso, n'ubushobozi sore, by the power. Yamenyekanishijwe n'ubushobozi. He was revealed by the power. Ubushobozi bwakoze ibyo abandi bantu bose babayeho batabasha gukora. The power did what other people could not do. Ariko nanone ubushobozi nabwo abantu bakabushingiyeho bagashidikanya. But people can base on this power and also have some disbelief. Bakavuga bati ariko na Mose nawe hari ibindi bintu yakoze. And say but Moses also did some things. Ariko na Dawidi hari ibindi bintu yakoze. But David also did some things. Ariko ngo Dore cyabihamije kikabishyiraho kashi. But this is the confirmation that stamped it. Byahamijwe no kuzuka kwe. That it was confirmed or sealed by the resurrection. Yesu Kristo umwami wacu ari umwana w'Imana. That Jesus Christ our King is the Son of God. Munyemerere nsoreza aho ngaho. Allow me to end from here.
hari icyanditswe twasomye mu Baroma. There's a scripture we read in Romans. Umwuka wiyazuye Yesu naba muri twebwe. That the spirit who raised Jesus, if he lives in Umwuka us, wiyazuye Yesu naba muri jewe. the spirit who raised Jesus, Na business yawe yapfuye yazuka. even your dead business will rise. N'umwana wawe wangiritse yazuka. Even your spoiled child will rise. N'imirimo yawe yakongera ikazuka. Even your works can rise. N'urushako rwawe rwakongera rukazuka. Even your family can rise. N'ibyo ukora byakongera bikabaho. Even the things you do can live N'ibindi again. byapfuye byakongera bikazuka. Even the dead things can rise again. Niba wa mwuka wiyazuye Yesu aburi muri wowe azabazurana. The spirit who raised Jesus from the dead is in you. He will raise you again. Podaze abahesha